Amafaranga yubaka Dove Hotel ya ADEPR agizwe n'inguzanyo ya banki n'imisanzu abayoboke b'itoro rya ADEPR batanga. Aha niho haturutse impaka kuri bamwe mu bayoboke bateta ibirenge mu gutanga umusanzu, ndetse bamwe bakavuga ko batabona uburyo iyo hoteli y'itorero izabyarira inyungu abayoboke baryo. Umuvugizi wa ADEPR mu Rwanda Pasteur Sibomana Jean avuga ko nta gitugu kigeze kiba mu gukusanya imisanzu, ahubwo ko biterwa n'imyumvire ya bamwe. Hari abantu batanga umusanzu wabo bishimye pe kandi babona icyo umusanzu wakoze cyangwa se urimo gukora. Ariko muri miliyoni ebyiri z'abakristo dufite muri iri torero, ntabwo navuga ngo bose uko ari miliyoni zirenga ebyiri niko bose bagomba kwishima. Sinavuga ko izo miliyoni zigira kuri ebyiri ariko bose bagomba gukora. Ibyo ntibishoboka. Hagomba kubonekamo rero abagira resistance ntibakore, abagira imyumvire itandukanye n'iyabandi. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Iki ni igikorwa gikozwe gisizwe ahangaha n'itorero kugira ngo kizabyazwe umusaruro uzakomeza gufasha abakristo basenyera mu maparuwase yabo. Ku makuru yavuzwe ko abayobozi ba ADEPR baba baragurishije mu ibanga iyi hoteli, ubuyobozi bwa ADEPR burabihakana. Hamaze kugenda miliyari 5 mu kubaka iyi hoteli, ubu imirimo ikaba igeze mu cyiciro cya nyuma. Gusa ADEPR ivuga ko itazi neza ingano y'amafaranga azagenda mu bikorwa bisigaye biteganijwe kurangira bitarenze impera z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka.